Yesu ashimwe. Ndashimira Imana kubw'uyu munsi nitabiriye igiterane cy'abagabo. Ndashimira Imana ko twungukiyemo ibintu byinshi. Twungukiyemo uburyo umuntu ashobora kubaka umuryango utanga amahoro. Twabibonye mu nyigisho zose uko twazihawe na pasitoro agendeye ku ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana rero yuko amahugurwa y'uyu munsi yagiye atwigisha uburyo dushobora gutanga amahoro, uburyo dushobora kwakira amahoro, uburyo Kristo yaduhaye amahoro akaduha ubugingo bwuzuye, ikindi akaduha gutanga imbabazi no kuzihabwa natwe tukazakira imbabazi zuzuye. Ndashimira Imana rero ko kuri aya mahugurwa nungukiyemo ibintu byinshi. Ndashimira Imana kubw'abayateguye rwose nabo gushimirwa, kandi Imana ikomeze ibateze intambwe, n'abandi bagabo bazayumve, n'abandi bantu bazayumve kugira ngo babashe gutanga amahoro mu muryango n'aho batuye no mu isi yose muri rusange. Imana ibahe umugisha.